kigawe abantu baragiye bigira ibyo ntazi kandi fata ubwo rutonde ugira amajwi sindwisangeho kuko sindanamenya niba urwo rutonde nduriho muri guno guhurura ntabwo akeneye kuvugwa uri igiki se kitavugwa iki nge ikose icyo nashobora gukora ndi kuvuga umuntu uri kumuharabika gutanga inkuru y'abantu batabonye viza zijya kuririmba si ibyamamare se batagomba kujya guperforminga cyangwa batari kwisaga mu kirori none se ko ba Brian bagiye kujya mu Bubirigi ntitubivuga nako ba Brian ibirori bajyamo ko tubivuga iyo se ni igiki kitavuga ko yabuze viza warayibuze tuvuga ko wayibuze ntiwayatse ariko koko muvuge dufunge platform zacu ntituzongere kuvuga ntabwo ari byo Nyamabondo garuka ibyo bintu byikanganga bagiye kurega umva uhita ujya no muri pariki ujye no mu rukiko rw'ikirenga nta mbabazi niba wari wanazimpaye uzinsabure ntazo ngusabye umuterankunga yamwimye viza nta kintu yamufatagamo fura reka nkugarukeho urahari mutapinge Nyamabondo abantu bakeneye ubwo bwiza bwawe hano ngwino furaha none kuvuze ko wankundaga nkaba mbona revo yawe ifatika ubu ntiwagira gutya ukantunga inkoni nanjye ngaseka niba batuma umuntu arya zana n'ayandi masahani ariko ngo difata abantu basigaye bagutera ubwoba koko ukemera ariko rwo umugabo namwumvishe genda uko narinda mu disco furaha kwibaza ngo wapfiriye ndujugumira uratinya kumbe numvise ngo bara ni gihangange furaha yego urankandaho ntabwo nkandaho ndagukanda none gukanda si ukwitegura bombo kati mbira mvyuke nirindira riyo iraje urakoze cyane ndebera dore yangurube urumva tukumvikane nk'abantu babyagiye hano nk'abantu muranga mudashobora gutapinga wowe udafite izina wowe udafite izina wowe wita ngo niba ari wowe isimbi manuka reka kuntwara umwanya tumuka kabisa bazamura umuntu muzima ushobora gufatika muzamura umuntu ufatika ntabwo pano ya Godfather ari ukuza kuyibyagira badashobora kugukandaho mukanya umuntu utaza kugera ku gihumbi afunga imbarizigaze amanuki urumva uretse furaha ugiye gukora ibitangaza nakaza kanyereka urwa nkunda abandi wenda nasigana na Nyamabondo gusa Skytu nta wenda kumukanda ntabwo se Skytu ubundi ngiye ko nzano nk'umutasi ngewe je mbanje ngiye uvuga ati Skytu tuganira ibi nibi ku byabaye ngiye ngo update ku byabaye none se ko mbanje ndi ku update ku byabaye urakoze cyane ibyo gutongana nawe oya okay oya ndabizi hanyuma ibyabaye warumbwiye uze komereza kariya kari ni iki kijya kikurakaza ukarakara ukora umugore wanjye avuga ngo ndasambana nta n'ibindi bijya bimbabaza ajya avuga ngo urasambana amaza ku nkeke aguhoza ku nkeke gute rero aguhoza ku nkeke aragufuhira arafuha bya hatari azi ko ndi indaya danje nasuko suko wenda umushakira umwanya mukeya bose umwanya mukeya savanga baravanga umugabo baravuga ngo umugabo ngo ibintu arya aryamye ngo abikorera ahagaze noneho Godfather ubu nasambana n'inda ndebera oya ndebera oya ndebera oya ndebera oya ndebera ewe pore ngiye kubyiyumva yabaye iki yakuzana nicara muri jardin nshaka nk'ibipeti nkabinga bifite telefone bize byicare hariya muri nk'ikaze mwana mwandebye mukankunda mwankure muto twibaga cyangwa mbigurire oya ubu niwe wishyuye ibintu Godfather linki nagusabye akalinki ntako wampaye kuko wanyandikiye akalinki kiki wanyandikiye iki kuri WhatsApp ngiye kurondera icyayi akalinki ndakaguha nta kibazo musirika urakoze cyane
Aho njye aho ni nagusubiza mwana. Aho ngaho ni tambarare, ikibuga kiri tambarare niko bivuga. igihugu cyabaye tambarare papa wanjye. Kantine salanga ba miracle parce que namoni batu oyo bamawa bazamawa. Paske Godfather ayo biringara. Ngano bakalingalati ngana ibilingalati dore wa mugore bagiye gusambanya kubera ubugari ariko Nyamabondo umugore agiye Nyamabondo uwo mugore ugiye kumurongora kubera ubugari. Fungura mike yawe. Umugore bamuhonza ubugari. Nyamabondo fungura mikro. Yes. Uwo mugore ugiye kumurongora kubera ubugari. Ngiye kumucunaguza. Abarancunaguza ariko ndabirya. Ngo iki? Hindura imyenda. Huyo. Yewe. Musharinge live. Uwo mugore ugiye kumuhonga ubugari urabaza umucunaguze. Dore mbagura. Godfather wabonye gaze. Garamba. Komeza imbere n'iriya nzu. Niyo banki y'abagore. Dore n'iriya nzu yo kwibona izisire aho nganyine. None se uriya mugabo waje kuryagaguza kwa Nyamabondo we nuwe? Nyamabo. Uyu ni umumotari yaciye asanga biraryoshye. Erega ngabo rindushye reba hano hasi. N'uyu mumotari nindushye. Mwicarana murye mwabyana. Boko zara turakara mu nzu usere. Uranya ngo biryo biryo nta kintu mfashemo se. Ebiziba hose nakwe. Sana turapyo ngo babirye mbacunaguza. Gazi mutapinge. Elisa, thank you so much, Elisa. Ubona afate sose mu ntoki. Ahubwo se nta n'utuzu Amazi baragukarabye wicara aho ngaho. Mutapinge. None se aho ni mu gipangu ni nyuma y'igipangu ni ku muhanda. Oya ni mu muhanda. Oya. Nyamabondo ngo nashimire Melveye. Arakoze cyane. Merve nawe ni umutindi. Ubwo nawe rero urakishima uruhere ubwo utanze manigano ushaka kugira ngo abantu bakuvuge kavugisha indoro ibirenge. Yewe nawe uratanze ntugaseko. Godfather wabonye se. None se Nyamabo ako kagari ko ndeba ari gatoya wenyine kajya muri iryo bondo ryawe ugiye ugasangira nabo bantu urahaga. Niko mwitaruye. Buri muntu afata isosi. Buri muntu afata isosi. Nese ko duhinduye rega hano turi Yewe yamutegetse. nabyemera ari aze mu nkiyama. Nyamabo Karame ninde ko mutankara bijisha. akira amazi aranashyuka. Godfather babirya ndimo ndabicunaguza. Kuri kubacunaguza se. None se motari ugenda uryagaguza mu nzira. Amazi arashyukwe. Ikigore kirasambana. Arashaka kunyica. Asamaze bana yakiremeye. Godfather turi ku meza. Tayari umukino ukabura atangiye. Ese nukubera bari kurisha bose ko bari kurisha imoso. Ibintu ushaka kwirira. Wino urye cameraman. Namwe mutambuka ushaka kurya naza ngere ko mucunaguza. kurya sinakurya. Guys, mutapinge screen. Mutapinge.
mvana Sonia mu matwi. Sonia ni igiki kigawe kwigira ubwo zari Sonia na Nyamabondo ni iyihe nkuru iryoshye urumva iyi nkuru y'ubugari atari iryoshye kurusha ibyo bintu by'amanjwa muri kumbwira ngo byose Sonia arakimanuye nyine akimanuje ubuhiri twagiye ukagumaho wewe riza funga mic yawe so mujye muri kiguru urumva mutapinge guys mutapinge mwo kabyarwa mutapinge where is mute your mic mutapinge musayaringe urahuye fatira yo umwana aje bishize ariko God fagazi mutapinge iyo ari kurya ntagavugana oya ndabashakira imbabura wese Nyamabondo kutari kubacunaguza kandi bona bacunaguza nuko batumva hera kuri uwo mumotari wataye akazi yakaza kuryagaguza iwawe Nyamabondo igitsina ari kukigura amuhaye inyama wa mugore ase Nyamabondo iyo nawe ni content amaye inyama nyine uragira ngo amubugare nawe uramuha inyama mu kanya ndabizi bacamwe muze mwikoreye bana kari hehe iyo mikino ntago ajya yijyamo iyihe nanjye ndagura inyama aramo musyoko umukuri yibonye mazandi arajya guparika yaba yazimize nko gake kandi biri gusakuriza guys tubabwira rero ko hano twababwiye mukanga ko mu buzima baratumiye ngo dusangire ubugari we mudive ariko nyuma yo kuzuza imyenda baranayinshiriyeho n'iki ubu naguze inditwazo none murajya he ko muri bundogesha do hari ibintu urabona nambaye nabi turamaze kandi waki hari ibintu urasobanura hari ibintu tubibasobanura amakabo kamwe cya ku ruhande mwana hari ibintu uza gusobanura hanze yewe isuka kamwe urisha sobanure izi nyama zatetswe nande njyewe wazitetse noro no kuzirya none se Nyamabondo urumva nta ndasho rwisobanuro uwo ngo agiye gukaraba ibyo kurya birangiye agiye gukora ngo akora iki cyangwa amani udusanga burangiye bino wirisha angweho ubwanjye utarakozeho amakara ariko ntabwo gusangira n'abantu nkamwe nibyo nkunda buriya abantu basa nabi nibo baba bafite amafaranga maze kubibona urashinjwa kugumura serious ku buzima bwacu ariko Rwanda Nyamabondo ni n'urwara rwiza disi baramusigara mushiraho n'akanyama mwana mushiraho akanyama urahaze se Nyamabo narimaje kurya agasamaki ndapfuye vana agashati Nyamabo Hiya! Sikuba ngo mwana mumenye amana bayirire we mumenye ebyiri. Umuretse gato. Natumaye. Yo cyane umuntu ni cyana cyiza abana nta mutima mubi. Wari watetse agakoko? Uzi ko ari iriya modoka se ni iyande? Iriya modoka ni y'umuntu n'uy'umugenzi. Cyane mu buntu nta mutima mubi kigira abana. Ariko se ubundi waba ungana gutyo ukagira umutima mubi? Twashingaga kunguka abanyabugesera. Mari mukande kuri Nyamabondo mu mama gift kabisa. Ari mu nakubwira ko muhura. Jesus. Urahazi. Nahazi. Ubugaburiye nyamara rero nanjye nibwo nemeye no gukora content. Ubugaburiye abahisi n'abagenzi. Biciye mu mayange bajya kuzimu yaheze.
yarageze wari umugore Eh, Hiya! nyamabo ndashaka kubaza Eliza thank you guys munkanire kuri izo Galaxy kabisa ndakumva mwana. nanjye ya mitsingi yanjye nari maze kunywa ishizemo nyine n'ubundi uhora undengeza ngo uzajya ungurira inzoga ishizemo nyine ntari Eliza wanjye kuri zero wabukoze NZ munkuremo ziriya Galaxy nyamabo Eliza yanabikora uri umuntu w'umutaramu cyane nyamabo none se kankubaze hakose Godfather uzajya wishyurira abantu amazu abandi bantu bishyurira amazu abandi bishyurira abagore abandi bagurira indaya sikahita kukwaka inzoga biba ikibazo hari ikibazo rero nta gutura cya geto hari ikibazo rero nta gutura cya essence hari ikibazo rero nta gutura cy'ibindi bibazo kuki ngutura ikibazo cy'inzoga ukumva ko ari ibintu bya danje abandi ngo wabishyurire amageto Jesse ndaza kukwaka amafaranga ya geto wa Bagaye TV nagikora ntabwo njya ngurira abantu inzoga manu uzabaze ariko wishyura amageto y'abantu urugero uzabaze shangiye se nishyurira abandi n'ingene niba wayinyishyuriye ingene niba wayinyishyuriye ndabishyurira njye none nta nzoga nkwatse ngaho nyihera amafaranga nyamabo Eliza umuhungu wanjye ngejeje kuri 1K wabukoze wabyaye mu nda ariko uziko uyu ni umwana wawe nyawe niko bagiye gusa mwana ni umwana wanjye urya wumva umeze neza wishimye n'umuryango wawe erega buri umuryango famiye n'abana wishyire mu kintu cy'uko wenda ari we uwo ni wa mugore umaze gukurira ibiryo comment barabara akabanyarwanda amwe na Primus uratangiye gutogota none se nyamabondo aya mafaranga uba waspendinze gutya uyagaruza ute nyagaruza ne nasungu abagomba kugaruka gusa urumva abagomba kugaruka gute nyine agaruka ate asa nibariye nyine urunguka ute wungukira nibariraga kuri kamera se washyizeho na YouTube wumva ko bari buririre ubuntu bakagenda se nyamabo urakoze mwoze iki urakoze kumpa show cyagenda muragisenye kwa mbwe uraje umubwire ukagenda ugiye wajya umubwire iki nose se ntabyo wari umbwira ntabwo mbyibuka nabwo ngunyandikire ndakuba waramwe ngunyandikire kuri WhatsApp ntabwo wanyandikiye ikindi mbaza ubu nuvuga ngo bakozemo content kubera ubugari ugiye kwacuruza none se ubu ngo nta muntu wabwiriwe wabuze n'umuntu umutimbura inkoni ijana ngo amugaburire ni ukuvuga ngo ubu bagiye kuri YouTube kubera ubugari cyane wowe nta batumirwa ushaka ubatega ubugari bakaza ukabubonye abatumirwa nkuriya mumotari se ari kuzayarya kurya ubugari ryari n'inyama ariko wabwiye ko inyama yose itetse ni ukuvuga ngo ibintu ukizemo niyo wongera kubona uraye utambonye ukabona umva sha urugaho vuga gahoro wikanga abakiriya ba Godfather vuga gahoro cyangwa ubutashye ntiwariye nyine vuga gahoro niyo byarogera idashizemo wanjyageraho oya uvuga gahoro wari mu biki wowe ufata abaginga uramwirukana izo content irangiye ubushaka yabatumura ubu content yaragiye nyamabono ni wowe wanjye ubu ngubu uko content ni ukurya umugabo wese bahuye ari kurira kwari bari nkubwira wa murundi kazi we ndetse waruzi ko barya iki witonde mu byo uri kwandika ntabwo waruzi ko mu Rwanda barya ubugari n'inyama genda gake cyangwa n'abangoreze nyamabonda kumbagira ntazi ko turya ikizi
ibiharage n'ibirayi. none se ngo ni nk'iwanyu ibigarage n'ibirayi nabyo turabirya. Nanditse ko mu by'ibirayi gusa ubugari n'inyama nanditse ko ari iby'abakongomani. Twebwe nta kintu tutarya. okay ubu rero turi kuvugana tugiye kwinjira mu makoyini ni muze twinjire mu makoyini abantu bakande ku bandi urumva mureke twinjire mu bintu bifite aho bihuriye n'amakoyini ibiganiro ngaho mutinga nyamabo mutinga abantu bagukandeho nawe dore uba watusekeje abantu bagukandeho Kushambujije kongera kukugura ze ngo umugire. ahubwo ka kantu byimeze we Harya nakwemerera akantu. Muri iyi minsi ndagutamo, muri iyi minsi ndakeneye ariko ndagutamo to. Ubu se nubashye. N'umuhungu wese. N'umuhungu wa musaza. Arahabonye rero. Ndikurira live. Narababwiye mwanga kumva ngo naho tuzigeza. Nose ko defata emenye wamubuzera. na rekana n'ikigori Nagira ngo kiza tube tukibaga. nashaka kugira ngo kizu kincunagurize Nanjye sinkikunda twagiye muri biriya bintu bya kingo bya MTN wacu muzika bamfatiye umwanya kiravango nyamabona ajyamo nk'iki wabyumvishe ese niwo mujinya wari ugifitiye ngize amahirwe baragifunga sha barakirekura sha bagikoze episode ya mbere wajukankura kuri 0 shu bagikoze byarakubabaje wabukoze byarambabaje ese none wabonye nuzi ikiganiro yakoze Jean Paul ngo yamanura hasi mwana ngo nta matora afite bira bintu byakiriye ute bira bintu byakiriye gute oya ntago biba byantunguye firase ko najyaga muri abasitari bambaye inkweto zidasa ibyo ntago biba byantunguye oya zana ko gatebe boss agatebe ntago byagushimishije biriya bintu byaya mano harasaka niba yarariye nabi ibyo babindeba erega no kuvuga ngo uri muri gereza ibintu wakoze mu gihugu nibyo bigutunga uri hariye iyo wariye nabi no mu ntari yubaho nabi cyasa kirabizi So guys, babwira ko bakunda ni kuri live kundisha n'abandi reka tumureke ajye gutanga ibirayi bya kukoba yambaye ubusa se ibyo mutaka Nyamabo karame nkuzamurire nyoko buja umutindi noti afite umugabo w'umuzungu ntacyo amaze yampaye akabwana kamwe agaruka kukanyishyuza akabwana kagera kuri level ya 22 kwagera ku neza izindi wagiye kuzihonga bwa busore bwihe kintu ngufata oya ubwo difada ibyo uvuze ari ukuri rwose agira itiku noti urakoze cyane yumva n'amabwire urakoze cyane anyumvira gutfa nawe urabyemeje ntabyemeza oya noti uraharara agenda icyo mfa nawe uraharara ngo uwase marayende muri iyi minsi ni ukuvuga ngo ntago nzi uharaye ariko uraharara pe urase urava ku mpara utazi no mparaye uharaye ngo niba bakita nde yangegera uruga vayo hano buyereke Godfather umaje kurya Godfather ariko uzurebe yasadura none irahaza banguka areba ukuntu ureba Godfather wamubonye reba do ubwo mwasamba namutese ko ndewe nafite na nk'iyawe nibi byari byinshi kimwe hindukira ndebe mwereka ngo amabuno arayagira se mwereka uko yacitse se ubu ntago oya mwereke nyasha oya manuka zirebe neza manure zikubita none we ko kwa kuna amazi atakare zikubite Godfather ni ikiraya arakubeshya ndi umuntu wakomeye wabuze umugabo bwa mbere usambana na Nyamabondo byari byagenze vayo hano ari kubisobanura isambana nanjye uko byari bimeze
niwe muntu watumye ndangiza bwa mbere ntabwo nari nzi kurangiza icyo ari cyo oya ni ukuri yakoze iminota ingahe buriya twamaze kurya wenda ni wakigoryo urashaka kunsenyera n'ubundi uri ku musenyi ejo bundi umugore wanjye yagusohoye nabi mu birori gode fata ikintu cyaje iwanjye ejo mu birori yarabivuze uzi ko yarabivuze ngo bamaze kurya mwana reka mutapinge ngo iki kigiye kwitaba telefone uzi ko ari seriyeze mwana ngo twamaze ndashaka kuvugana n'umukobwa vugana nawe yari ari kuri telefone umva orga uva gode fata rero ubu kuri yaje iwanjye mu birori umugore akagisohora nabi bagifashe nk'igituro bakinaga hanze baragiterana imwe fata mushikazi yaranyishe bajugunya hanze mwakazi nagiye kuma numva arandwa ibuye kandi nari naje mu mahoro usibye ko yari yambwiye mu gitondo ati umugore wanjye ntagukunda yabonye ikiganiro twakoze ngo nkusomagura nibaza hano twasomaguraniye ndahabura arangije ni mugoroba buriya bari babiganiriyeho urumva arambwira ati ngwino urye uninywere nta n'iminota kandi yashize kibuna umva kibuna mama gusa hari inyama zisigaye muri yara harimo inyama imwe iki cyarasaze bisa abantu bose twahaye n'abanyamahanga ubwo aradisha nyamirindazi naje ntabwo twariye imitwe y'ihene hano tukayirisha amandazi urumva godifa niba ushaka inkoko reka kubagira ariko abanje kuyinyima umugore kabaye kubagira inda yigutekera urumva ndayiteka naje nyine kugura ingwara ku isoko indese arangije bigeze kuri byeri ya kabiri rero niho haje ikibazo aravuga ati mube mwitonde sinzi ibintu yavuze noneho uyu nguyu ahita avuga ati wimye oruga ubimye byeri ati reka nze nkwereke ati ahita ibaze nyamabondo gukuraho kamera agatuma umukameramani ngo genda uzane ikesi ya Primus mugore barasenga bavuga ni utwimye inzoga niba utwimye inzoga ibyo biryo byo turabibona nubitwima turatumiza delivery icyo cyo kurya we barasaze gishire kwanana nagiye kubona mbona ngo izina ry'Imana n'urwara icyo cyo kurya uri ntago kita kijyaho urakigira prive cyo kugishyira kwanana urumva icyo cyo kurya inzaro none karakara ngo bugari ukira ku gisubizo arangwibura narinze nsohoka uri seri ati nditse amabere bana icyo ugishyira kwantuza ugishyira ku gisubizo prince kunya hanze ye kubona nibonye dore ndyamye nyandi hasi avuga ni nzize nyamabondo sha noneho uretse kwera nyina none ndahita mutwara nuko kanyamura n'iki arangije gukibona yaguze ngenda cyisanganye hano nyibwirira orga ndavuga ngo igisigo yaguze ngenda isa niyanjye yarayicaga ibyo mubwiye basi cyera cyo bari gusonga ubugari cyo ndetse gushyire ku gisubizo cyeze bwambere bwo nyamabondo byagenze bite bamwirukanye bubuga mbere turongora nabikubwira nako ndamusambanya iki kintu gifite uruntu rumeze nka rogari se nta muntu kima ego nje najya kugisambanya ngo n'abanyonze ndaba narwo nagushobora ruga anje nagushobora kandi mwarasa ariko nyamabondo kandi naragize ne Elize thank you kandi warafashe kandi mwarabanje kurya uramuzibaranije yaragiye kubimbwira mwana ko namusambanyije se ubu se njye mbona abantu bo muri social media hafi bose ko benshi barwaye sida ndabatinya warwaye sida se ubu se yayibura ko umuntu abyaye afite imyaka 14 Eliza, thank you. God bless you so much. Urakoze. Nagari harabika. Iryo ni harabika nyamabondo ego korita. Iryo ni harabika. Bene bagura kurofashwe ku ngufu bakuremere. Bamubwiye ngo bandeze kuri RIB we. Bandeze. Ngo bandeze kuri RIB ngo naratukanye mu kiganiro ngewe ngo twabwiye Jesse. Ntabwo bakureze bari karabiste. Z'abantu mana we sinzonye kora ibyo bintu bana bose urabona gusobanukura bagufashe ku ngufu ukajya ugiye gutera ubwoba none se si bamfashe ku ngufu mfite imyaka 14 ariko bizibiko biseka ubwiye nayo ni content se ntacyo mfatamo
Iyi content y'abari ikintu muri gufatamo mwebwe. None se ko bagiye bitangiye kumbaho. nagarutse rata n'umuntu warumamagaye. None se iyo content yanyu yo gufatwa ku ngufu ngiye aricyo mbifatamo. Oya najya ngo kurero ngo afite imyaka 14 bahita mutirinde na sida. Yesu. Sida. No suri muzima. Ako nyamabuntu ukanzemye gende muzima pe mana nta igengwara nigeze nyirwa. Ana ari umuntu urimo kumwe wamwemere bitane wabimuha. amafaranga yanjye Sako defatana kwa kwemere 5,000. Arabe. Usugira nimero ye? Mwarandikiranye. Ari ku 5. Yasanzwe nta muntu kuza. Nanjye nabi Sasa ntebe wicaye kugira wa mugabo. Uranyegeranya n'abagabo batanye nayo uragira ngo Kandi urari wakugura inzoga. si ni ifu y'ubugari. Urane wakugura. Ndakora kigoryo kumugura gerimo arabere. Uzukumugura bari live. Ari agomba kubireba. None se ubwo umugore rurereka ze kubwira nyamabonde rega abantu hano bita bigaragara ko umuntu mwasambanye. Vana miyo sura bakagabo. Vana miyo sura katsinduka. Niko. Sio sura urabona yifata. Battery. Kinzanira amazi nsaba muri kwegera muri firigo. Ndikubaza. Niko orga ngo byagenze gute? Ngira urugendo rwawe byagenze gute? Wasambanyijwe gute? Arafunze ariko wamviyoye ndi umwana nigaga primaire hariya Dezame. Yaneye inda nyine umwana wanjye abana na mama agiye kuzuza imyaka 11. Abo suguza wari bivuga ibyo bintu koko ngo watewe inda bagufashe ku ngufu. Mbajyango ndeko kwamenya ubwenge ntabwo uramenya. Bose n'ibintu umuntu avuga ko bamufashe ku ngufu. Ubu se umuntu yakoreba agufungiwe akate 25 wirirwa usambana wanjegera we. Umva adakora uburoko nabi. Yako crack. Bimwe avuga ko umuntu bagutera amabuye kandi zari yakoresheje 10,000 mu kwibagisha isura. Umva yanabivuze rwose. Utambwira ko ariyo mpamvu nabonye ameze kuriya. Yabaye nk'agapusi. Amafaranga menshi yaba ari make. Yatari pe. Chama yahuta. Cyama amazi hari. Yewe we. Godfather warukoze rero urabona ngukoreye uburoko mbabarumanure tuzongera kuvugana ejo. Urakoze cyane. Hari ikibazo papa? Urakoze cyane uze kunyandikira kuri WhatsApp ngutema. Nimero yose ko nayizi. Iraho hejuru wanjishwe nabwo kandi arakwifatira ngo Godfather ara hejuru urabona nimero yanjye ya WhatsApp ni 2. Nazo abantu baba kwandikira bangana gute? Ni benshi ariko nsubizo nshaka. No kuvuga ngo wari ukoze ubwo ariko ni mugoro baza kurya umuzikira waza kubereka ndi muri umuziki none uze kuzana nagutamo nza kuza kurya kaziki uri mu rugo ndi mu rugo ndandiyeranje guteranya n'umugore wawe mvuge kwasambanye n'iki ngika kunobe eraga naza umuntu kubeshya ubu umuntu yavi cyago agasubirayo ngo kubera yuko umugabo yasambanye Nyamabondo ndagufana Ako nyama wamubwiye nawe byataye mwana naramaze woza sinakubwiraga nabi kandi umemba uri umukene genda iyo hirya no hino maze ndore uri umukene mbana nawe narakotsaga kandi umemba Nyamabo turavugana ni mugoroba rata umva nimero ngaho ncungura rata turavugana ni mugoroba sawa umva nkubwire pretty girl. Can you do something? Guys, ubu noneho Nyamabondo araducitse tugiye kwinjira no muri reality y'amakoyini. Kugira mugenzi wawe ngo nkandaho. Akebuke agukandeho. Ariane. Urumva pretty girl ukora ibitangaza ariko Uwiteka kuganira. Nesa nkandaho. Urumva. Simunge. Seriye kandi seriye Ariane. Ariane nubwo waje kunkanda ugiye wereka bikore. Urumva. Ariane nubwo waje kunkanda. Wewe wongejeje ku 1000 wanankandaho ukangeza no kuri 5.
Wananganda wanangeza Ariane kuri fata bibiri. agatima Nesa fata uwo Nando, ngakanda thank you so akankanda much. uri mu God Rwanda bless you. hagatima Nandi subiza aho wakuye. we Nesa Shago nta gatima mfite mbabarira. Thank you. Ejo reka Urabizi ko nta kwima agatima. ejo twarakubereye kuri game Ariane twagiyeyo. noti we nta Gusa kunama ubu ko ngubu uri ntabwo kumbaza yansubira agatima. Wumva Nta gatima nanjye mfite. noti gafate nubwo ari nko ahubwo se kurya gatoza arumva twaba twagakuye adahari. kunyanga wazamariye Nijoro twanahakubereye kuri game ntabwo Nkandaho yarahari. sweetheart. dore Christelle yampaye Byari ko nta gatima umpaye. nakaguhaye Oya. kanze ngaye na Christelle nubwo nzi ko nta hantu yenda kukansubiriza Nanjye. nakaguhaye ba musenzi wono sinabura Thank you. Nona. kazi mutafi tugere ku bihumbi 100 nigire mu nkuru nyamukuru we peti mhanda nkakabwana mujye muri kugwa butindi wamhazo nkakabwana Eliza wangejeje nko ku bihumbi 2 ko wabukoze kandi ndagushimira wangejeje imigisha myinshi kuri wowe. Respect big man. Bana we pretty wankandaho no kuri kwima wese wamukanze wowe wamukanze madame kugisubiza usabye udafite dash nazo mfite pe zashire muri game nijoro. niba rero ntazo ufite wisaba ibyo udashobora gutanga Okay. Uskona mwabutse oya ariko sabiriza nta kundi naze nkubwire ngo iki Kuri mwabana mwe mu nkandeho mungejeje ku gihumbi byaba ari byiza. niyo mpamvu izi chat nzifite noneho wareba urabona ko abantu bagiye batanga reference y'abahanzi urabona ukajya gusanga urabona nka Masamba wamutanze nuwo bita Nyungura ariko hejuru ugasanga The Ben na Meddy watanze proposal yabo ni Francis uyu nguyu umuntu ukomeye mu nyumve muri kubireba buri muntu wagiye utanga murabona ko hari abantu bagiye babatanga so hasi muri iyi list y'abantu bari bakeneye visa harimo Jules Sentore hakabamo Kenny Solo DJ Sonia na DJ Magno na Kivubi King. Uyu DJ Sonia umuntu wamutanzemo proposal ni umusore bakundanaga n'uyu munsi bagikundana bita Ernesto ko yashaka kujya musange muri Amerika umukunzi we bakundanaga icyo gihe urukumva ibindi ntabwo nshaka kubigaruka ko nimushaka kumena umucere nzawumena wowe Ernesto urabizi byo koza kugenda mukagakanga ari kuziko uziko umuntu atazongera gusura ngo bikunde murashaka kugira ngo abantu bazibe so ibi ngibi visa zabo zibuze ahangaha haje mw'abanyembaraga niba mubizi muri abantu bashakaga visa iyi liste yose y'abantu bashakaga visa hano hasi bayitaye ibishanga hahita hagenda umuntu bita Kevin Kade n'umuntu bita Nani Element murabyibuka abangaba bashakaga visa ba Sonia babati ibishanga umuti parafering umufiance we umugore ntiyamusanga muri Amerika turi kumwe none kuvuga ngo ahangaha ba Kevin Kade bakimara kugenda muri Amerika abangaba ba Sonia bashakaga ntuza visa bakabati ibishanga ibi nibyo navuzeho ibyo ngibyo bigizemo icyahara ntabwo none se kuvuga ko umuntu ibyamamare bibiri bikundana ibyo bigize icyaha arabihakana aho ngaho ikosa nakoze kuvuga kuri umugore ni iki namuvuzeho ni ukuvuga ngo none tuzongere kuvuga ku umuntu bazajya bavuga azajya uwo nguwo ni ugutangirwa ikirego hama agiye mureka kuza ibyo bintu ni iki so ugenda ubwire Ernesto ngo ntabwo mu bantu abuza kumuvuga azavujya ko ibintu bigenda uzabivuyemo ariko nanjye ntabwo nigeze nkubwira ko yakuntumye ahubwo ngenda kubwira ati mu gihe ibi bintu atabikunda ndikukubaza we Sky2 atashaka kuza sta muri kese y'ibyo bintu Sky2 ndakubaza muri ibi biboro nkubwiye ikosa ririmo ni irihe nje nta kosa ririmo ariko nyine icyo nakubwiraga ngaho rero uyu nguyu we atabikeneye nyine nakazi ke Ernest agira nimero yanjye turavugana ni 10 yanjye Safero ntabwo yigeza kuntuma
urakoze cyane. So niyihangana bikore nzabo nabikunda iyo niba arakundanye n'umuntu akaza mu mwandiko none iki ngiki cyagera kanga wagiye kurega Godfather umva nakubwira iki ntuje uye no mu rukiko rw'ikirenga none se mwana ikosa nakoze aho ngaho ikosa arimo ko mwe murahanga niriye Godfather ntago mbizi none se reka nkubaze Sky ko nge nari nkubwiye ngo uyu muntu ibi bintu ntago abikunda no uretse gato kuvuga abantu batumiwe muri convention ibyo bigize icyaha ubu se Kivumbi ko ari kuri urutonde arajya kundega DJ Marno arajya kundega urimo kumva Kenny Solo arajya kurega ahangaha Jire Sentore arajya kundega kuko kuba naravuze abantu batabonye ntuza batabonye fizike muri Amerika itunga arabiziye nebisazi ahangaha harimo ni ikihe kibazo ni ibyamamare bagombaga kwisanga muri convention ntibyakunze mbabwira abatabonye visa bagomba kujya muri convention ngaragaza bazibonye noneho kuri uru rutonde ntabwo abantu bagenda kubwira katazabaye muri ibi bintu bro hakoreshejwe amafaranga y'umuntu niyo mpamvu ahangaha urumva hano izi process first of all mwashakiye abantu visa ntimwatangiye ibisabwa ahangaha muri abantu iyo biza gukura nda ambassade niyo yari kubatangira ama reference urukunyumva muri aba bantu bo hasi ku makuru nabonye aba bantu bo hasi ambassade yanze kubatangira reference kugira ngo babahereze visa muri ambassade urimo kunyumva niho haje umukire mwumve hano hahise hinjira nk'umukire bita Jimmy Muyumbu ahita afata element n'umuntu bita Kevin Kade aravuga ndagira charge y'ibintu byose bago bagiye muze mu kubite show muri Rwanda Convention abangaba badafite umuntu bahita basigara baramangamanga hasi hahita haza umuntu bita Kevin nani baraba peti bandi babiri bahita bazamuka Jimmy abafata en charge nigiye bamaze muri Amerika byose no rubishingiye urimo kumva so kuvuga iyo nkuru ibi ngibi bigize cyangwa navuze Sonia ni igikize kitavugwa aho ngo harimo irihera harabika sinatse kubyumvikana ibyo rero byago kanga niki none ntabwo nta muntu wagukanze nta muntu wagukanze ahubwo niko mbamubwiye ngiye nkakubwira ati uyu muntu ntago ashaka kwisanga muri uyu mwandiko mani wiruka uwo muntu ntongeye no kumubwira ntongeye no kumbwira Ernesto turi kuvuga kuri iki ngenda njya gutanga ibirego njyewe Sonia nta mbabazi zawe ngusabye kandi nari nkubwiye ngo tumushimire yuko ibyo twavuze wenda yasabiye abandi bantu imbabazi manza wumve niba ndi muri icyo kirego Sonia nta mbabazi zawe nsabye kuko nakosa nagukoreye urumva nakubwira ahubwo ikirago ugenda ucyongera ukigire kinini no sense uziko no kuvuga ngo aya masaha umuntu ati utishimiye undi azajya kumutangira ikirego stupid umuntu utishimiye undi uragenda ukajya urakanga Godfather ntasoni nashyize urutonde rw'abantu batabonye visa warayibonye se waragiye iyo ujya muri Amerika bari bagigucometsemo kugira ngo ujye muri Amerika umusange yo murongorane mubane ntabwo wari ugiye muri Amerika wari ugiye gukora iki ntabwo byakunze byaraferinze kuba naravuze ko byaraferinze kandi yari Katari yashyizemo kugira ngo wigire kubera muri Amerika usange yo fiance wawe muri Amerika ari fiance y'abara mugabo wawe ibi ngibi najya bigize icyaha sense dukomeze nta kintu cyadanje kiri muri ibi ngibi umusa none ngo wafashe ngo umuntu ngo wakoze urutonde nini isanga kuri wa rutonde reba ngubwiza ukuri ninsanga ndi kuri nguje bara ngo yareze biraza gutuma atakubabarira nawe rero nta mbabazi ze nkeneye nta mbabazi ze musabye niba wababariye mbabarira nta mbabazi ngusabye niba yarakize ku rutonde urukumva sabi imbabazi ariko uziko bagize abantu bikange niba yarakize kuri rutonde uko uburetse gato ariko sha uziko no sense nyamaru ni wowe utuma bakomeza kukwita ngo Satani Fada umva nkubwire wagahuyuwe gatsinzwe none se nta mbabazi ngushaka ntari kiri ziki none se nkakubaza fata kabyero umwe mureke tugaruke Nyabagondo garuriye sura yawe uburi gushimisha abantu bari kundeba urumva uburi gushimisha